Ikaze cyane kuri The Fina Topic, mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza aho muri hose. Rero uyu munsi tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Simon cyangwa se Simeon bitewe nuko ubivuga. Niba witwa Simon cyangwa se Simeon, ndagushuje cyane, komeze kugira ibihe byiza aho uri hose. Simon ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo risobanuye ngo Imana irumva. Iri zina ryakunze gukoresha cyane mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza ndetse rigarukwaho cyane muri Bibiliya, aho Simoni ari umuhungu wa kabiri wa Yakobo. Ba Simon bagira ibitekerezo bihanitse kuri buri kintu. N'abahungu kandi bagerageza kumenya ukuri kw'ibintu babona, ukabona buri gihe harimo gutekereza ku kintu runaka arimo kureba. Ba Simeon bakunze kuba abahanga mu by'imitekerereze, aho usanga badakunda kuvuga amagambo menshi, ahubwo uzasanga bakunda kuba bonyine. Simeon iyo umurebye ushobora kwibeshya ko agira isoni cyangwa ari nyamwigendaho, ariko ibyo ahanini babiterwa no guhora batekereza cyane ku byo babona. Ba Simon ni abantu bafite ubwenge buhanitse, baba bakunda kumenya urusobe rw'ibinyabuzima bidukikije. Simon ni abahungu kandi b'abahanga mu busesenguzi, kandi bakunda kubigaragariza mu bitekerezo byabo. Iyo Simon ari ahantu hakavuka ikibazo kandi hakeneye ugikemura, nibo ba mbere bashobora kugikemura neza kandi bakabikorana ubwitonzi n'ubwenge. Simon ikintu kigaragara nk'aho ari gito, ajya mu bitekerezo cyane kandi akabasha kukibonera igisubizo. Ba Simon usanga igihe kinini cyabo bakimara batekereza, basoma ibitabo kandi bakanaba abahungu b'abahanga cyane. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Simon cyangwa se Simeon twakugezagaho uyu munsi. Nawe niba ufite izina ushaka ko tuzagusobanurira ubutaha, jya hasi muri comment section tuzarigarukaho ubutaha, ndetse mwakoze kubana nanjye, mukomeze kugira ibihe byiza.